Hello guys, murakaza neza kuri no channel ya Huguka TV amategeko y'umuhanda. Muri no video ngiye kubabwira amakosa atatu ugomba kumenya wowe wabonye provisoire ushaka gukorera perime. Ndabanza nkwibutse gukanda subscribe ukore kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Likinga ino video nurangiza uyisharinge igere kure cyane kugira ngo nabandi babashe kunguka ubumenyi ngubu nababashije kunguka. Reka tubanze twamamaze mbabwira nikosa rya mbere kugira ngo tubashe gusobanukirwa akantu ku kandi. ushobora kuba ugira ikibazo cyangwa se ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kuba wakwiyakira kode, mu bijyanye no kuba wabona kode wowe wabonye provisoire, ukaba ukeneye kwaka kode yo mu Busanza, kode yo mu ntara kugira ngo ushake perime kategori yawe. Ibyo byose turabigufasha mu gihe gitoya cyane, kode ibikugezeho kitarengeje ukwezi. Andika kuri izi nimero ziri kuri screen yawe, unyandikire kuri WhatsApp maze ngufashe. Urabona kode mu gihe gitoya, icyo kibazo gihita gikemuka. Ibuka gukanda subscribe, sharing iyi video igere kure cyane. Dukomeze mbabwira nikosa rya mbere. Ikosa rya mbere rero nukudakomeza mu cyerekezo gitegetswe. Ese icyerekezo gitegetswe ni ikihe? Icyerekezo gitegetswe rero ni hano ahangaha uri kubona hari tuno dufureshi. Nijyo kosa ugomba kumenya mu gihe uri kunyura mu munani. Iyo utari kunyura hano hari tuno dufureshi bashobora kugukuraho amanota agatuma ku kizamini cyawe agabanuka, ubundi bwo ukabasha gutsindwa ikizamini cyawe kandi wakabashije gukurikiza ano mabwiriza ndimo kukubwira. Ugomba kunyura hano hantu hari tuno dufureshi kugira ngo nawe ukorere perime yawe kategori A mu buryo bwemewe. Ariko wowe mushyashya banza ureba ko wakanze subscribe, wakoze kunzogera ino video ayisharinze ageze kure cyane kugira ngo nabandi babashe kunguka ubumenyi ngubu nababashije kunguka. Tera comment umbwira ku kindi kibazo uri kubona muri no video, cyangwa se n'ikindi kibazo ushaka ko tugukoreraho video twahita tuyigukora byihuse kugira ngo ubashe gukuramo perime yawe kategori A mu buryo buterambiranye. Nizere ko umaze gukanda subscribe. Reka dukomeze nikosa rya kabiri. Ese ikosa rya kabiri ryo ni irihe? Ikosa rya kabiri rero ni ugukora ku murongo ubujijwe. Rero iyo wakoze ku murongo ubujijwe bashobora kugukuraho amanota ugatsindwa ikizamini cyawe kandi wakanyuze hano hantu nari ndimo kukubwira ku kibazo cya mbere, ukanyura mwa tuno dufureshi. Rero uwo murongo iyo ubujijwe, iyo urenze ukajya inyuma yawo cyangwa se ugakozamo ipine y'ipikipiki, ushobora gukurwaho amanota ugakomeza ikizamini. Ariko iyo ukomeje ikizamini ntabwo babikuwe yuko aya manota bagukase ari buze gutuma utsindwa. Iri ni ryo kosa rya kabiri ugomba kumenya kandi ukaryitaho, ukariha n'agaciro. Twikomereze, ariko ndabanza nkwibutse gukanda subscribe, ukore kunzogera, usharinga ino video igere kure cyane, nurangiza utere comment kugira ngo nabandi babashe kunguka ubumenyi ngubu wungutse. Twikomereze nikosa rya gatatu. Ariko mbere yuko dukora tubabwira ikosa rya gatatu kandi ari naryo kosa rya nyuma, banza ukande subscribe kandi ukore kunzogera. Ino video numara kwisharinga ubundi urarangiza ino video umaze gusobanukirwa akantu ku kandi. Kandi mbibutsa yuko hari indi channel bita Menya TV amategeko y'umuhanda. Dukomeze nikosa rya gatatu kandi iryo kosa rya nyuma. Ikosa rya gatatu kandi ryo kosa rya nyuma, kudacana indangacyerekezo y'ibumoso naryo rya nyuma. Ni ukudacana indangacyerekezo y'ibumoso mu gihe urimo gutangira ikizamini. Ubwo iyo udacanye indangacyerekezo y'ibumoso
mu gihe uri gutangira ikizamini ubasha gukurwaho amanota ugakomeza ikizamini, ariko ubwo urumva amanota bagenda bagukura ahangaha niyo agenda ugasanga uratsinzwe ku kizamini cyawe, mu gihe kuri perime yawe hakajeho amanota 100%. Ni byinshi tuzajya tugenda tubigishiriza hano kuri no channel ya Huguka TV, amategeko y'umuhanda. Reka twamamaze ubundi bwo tubashe kubagezaho n'utundi tuntu. Ushobora kuba ugira ikibazo cyangwa se ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kuba wakwiyakira kode, mu bijyanye no kuba wabona kode wowe wabonye provisoire, ukaba ukeneye kwaka kode yo mu Busanza, kode yo mu ntara kugira ngo ushake perime kategori yawe. Ibyo byose turabigufasha mu gihe gitoya cyane, kode ibikugezeho itarengeje ukwezi. Andika kuri izi nimero ziri kuri screen yawe, unyandikire kuri WhatsApp maze ngufashe. Urabona kode mu gihe gitoya, icyo kibazo cyahita gikemuka. Ibuka gukanda subscribe, ushare iyi video igere kure cyane.